haleluya, ariko haleluya, Imana ishimwe cyane. Birandikwa, birabikwa. Ibintu byose wakoze, abantu wagemuriye bashonje, abantu wasuye barwaye, abantu wambitse bambaye ubusa, hari ahantu byanditswe. Haleluya! Ibintu byose wakoze mu buzima bwawe byiza, hari igitabo byacizwemo, biraza gutera Imana kuri ibitotsi, biraza gutera Imana kuri ibitotsi ku buzima bwawe. Imana igira ikintu kwibukiraho, ariko Imana ishimwe, Imana ihimbazwe cyane. Twese twemera umwami, cyangwa se umwami ari hejuru y'abantu bose, ariko hejuru y'umwami hari Imana ishobora kumanipiwa umutima w'umwami ikawuganisha aho ishatse. Ariko haleluya, hejuru y'umwami hari Imana ishobora byose. Uyu munsi nabivuze ngo ushobora kuba uri kwibaza ngo niki Imana iri bukore, ese niki Imana iri bumvugeho, ariko nakoze ijambo rivuga ngo iri joro umwami abura ibitotsi. Umwami abura iki? Abura ibitotsi ku buzima bwawe. Munyemere ntange ino message, ndumva yakomeje kumbyiga. Haguruka ngo uhanure muri iri jambo ry'Imana. Wowe urebye inyuma nyine, nimba ari uwo mu bwoko bw'Abayuda, nimba ari uwo mu bwoko bw'abatoranyijwe, nimba ari umwana w'Imana, nimba ari umurakore, nimba ari uwasenze, nimba ari umuyi n'Imana, ari uwo mu bwoko bw'Abayuda, bw'Abayumbe, ntabwo uzamushobora. Ayayayayayaya, ariko tuzamure haleluya. Nimba ari uwo mu bwoko bw'Abayuda, tuzamushobora. Ndumva hari umuntu Imana itunze inkoni muri amateraniro. Ndumva hari umuntu Imana itunze inkoni, ariko haleluya, ndumva hari umuntu Imana igiye gutunga inkoni muri amasengesho. Imana igutunga inkoni, Imana igutunga inkoni mama, papa, Imana igutunga inkoni wa musore we, Imana igutunga inkoni uyu mugoroba, Imana igutunge inkoni. Zamura haleluya. Turasoma igitabo cya Esiteri. Igice ni icya 6. Turahera ku murongo wa mbere dusome icyo gice cyose. Reka nifashishe umusomyi uzi gusoma neza amfashe gusoma Esiteri ibice 6. Cyangwa reka nisomere ntacyo. Esiteri ibice 6. Esiteri ibice 6, turahera ku murongo wa mbere dusome icyo gice cyose. Bibiliya iravuze ngo iryo joro umwami abura ibitotsi, niko gutegeka ko bazana igitabo cy'ubucurabwenge bagisomera umwami. Basanga byaranditswe yuko Moridekayi ari we wareze abagabo 2 bo mu nkone z'umwami zarindaga irembo Bigitani na Tereshi, yuko bashakaga kwica umwami Asiwerusi. Umwami arabaza ati, mbese Moridekayi wo hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe bamwitura ibyo? Abagaragu b'umwami babahereza baramusubiza bati, ntacyo yahawe. Umwami aramubaza ati, ninde uri mu rugo? Kandi ubwo Hamani yari ahageze mu rugo rw'imbere ibwami, azanywe no kuvugana n'umwami ngo amusabe kumanika Moridekayi ku giti yamwiteguriye. Abagaragu b'umwami baramusubiza bati, Hamani niwe uri mu rugo. Umwami ati, naze. Nuko Hamani araza, umwami aramubaza ati, umuntu umwami akunze kubaha yagirirwa ate? Hamani aribwira ati, hari uwo umwami yakunda kubaha kunduta? Hamani asubiza umwami ati, uwo umwami akunze kubaha bazane imyambaro y'umwami, umwami ajya yambara n'ifarashi y'umwami agenderaho.
itambirijwe ikamba ry'umwami, maze iyo myambaro n'iyo farashi babihe umwe mu batware umwami barusha abandi gukomera, bayambike uwo muntu umwami akunze kubaha, bamugendeshe mu nzira yo mu murwa ahetswe n'iyo farashi, barangurure imbere ye bati, uku niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Nuko umwami abwira Hamani ati, huta wende iyo myambaro n'ifarashi, uko uvuze ubigenza utyo. Moridekayi w'umuyuda wicara ku irembo ry'ibwami, ntihagire ikintu kibura mu byo uvuze byose. Nuko Hamani ajyana imyambaro n'ifarashi, yambika Moridekayi, amugendesha mu nzira yo mu murwa ahetswe n'ifarashi, arangurura imbere ye ati, uku niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Hanyuma Moridekayi asubira ku irembo ry'ibwami, ariko Hamani arihuta asubira iwe ababaye kandi yitwikiriye. Aherako atekerereza umugore we Zereshi n'inshuti ze zose ibyamubayeho byose. Nuko abajyanama be n'umugore we Zereshi baramubwira bati, Moridekayi ubwo utangiye gucogorera imbere ye, nimba ari wo mu bwoko bw'Abayuda, ntuzamushobora, ahubwo uzagwa imbere ye. Bakivugana nawe haza inkone z'umwami, zihuta kujyana Hamani mu nkera Esiteri yiteguriye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndasubiramo, mwakire neza ijambo ry'Imana. Nduzuza umwuzuro w'Imana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Amen. Turabashohoje mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Kandi twongeye gushimira umushumba ndetse na komite bafatanyije. Imana ibaho umugisha. Namwe abakozi b'Imana abandi n'abakristo n'abaririmbyi, Imana ibaho umugisha. Dushobora gutangira kumva ijambo ry'Imana. Ndagira ngo munize amaso, munize amatwi, kugira ngo tuze kuganira ijambo ry'Imana Imana ishyize ku mutima wanjye uyu munsi. Kandi nzi ko ari ijambo ry'umugisha, kandi nzi ko ari ijambo ry'imbaraga, riraza gukora ibitangaza mu mirimo cyangwa se muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Dushobora kwibaza ngo ese uyu munsi Imana iratuvugaho iki, cyangwa se iratuganiriza iki? Ariko turi mu bihe byiza, Imana iriho ikora ibitangaza mu ngo zacu, mu kazi kacu, ndetse no mu bubiko bwacu, ndetse n'aho dutuye. Tubona Imana igenda ikora imirimo n'ibitangaza. Imana ishimwe cyane. Siko mutanyitaba. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Nari mvuze ngo turi mu bihe Imana iriho ikora ibitangaza mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu kazi kacu, mu bubiko bwacu, mu ngo zacu. Imana ishimwe cyane. Icyo tuzi neza ko niko Imana iduteza intambwe imwe, ikaduhisha ibizaba ku ntambwe ya kabiri, cyakora ikatugirira neza, ikatubwira ibizaba ku ntambwe ya gatatu, cyangwa se ku y'ijana, ikaduhisha ibizaba ku ya 70 no ku ya 80 no ku ya 90. Cyakora icyo tuzi neza ko niko intambwe yose Imana idusaba gutera ari nziza. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Ndiho rero ntekereza icyo turi buganire muri iri joro. Nibajije icyo turi buganire, Imana impereza iri jambo,
ariko nkomeza kwibaza ikintu cyatuma umwami abura ibitotsi. Binjyana ahandi hantu, umwami akabura ibitotsi. Nkomeza kwibaza abantu babayeho bakomeye, bakoze ibintu bikomeye, abantu b'intwari mu migabane ndetse mu bihugu bitandukanye, nsanga umwami ari umuntu ukomeye. Intwari ubundi ni zireba ibibazo abandi bantu barimo, zarangiza zigatera intambwe zo gukemura ibyo bibazo, zititaye ku buzima bwazo cyangwa se ku byo abantu bari buvuge cyangwa se uko abantu babareba cyangwa se gutakaza imibereho yabo, bagateramo intambwe. Akenshi intwari zikunze guheba ubuzima bwazo. Nkomeza kwibaza rero ikintu cyatuma umwami abura ibitotsi. Ameze neza, igihugu cye kimeze neza, ataburaye, atabwiriwe, ariko ijoro rimwe umwami akabura ibitotsi. Iyo usomye iki gitabo dusomye cya Esiteri, usangamo amagambo menshi, ariko ndi kwibaza ikintu cyatuma umwami abura ibitotsi. Sanga nta kintu na kimwe cyatuma umwami abura ibitotsi, ariko nza kugenzura nsanga hari umuntu umwe watumye umwami abura ibitotsi. Umwami ni umuntu ukomeye. Nubwo ari umuntu ukomeye, umwami ari hejuru y'ibintu byose, cyangwa se ari hejuru y'abantu bose. Twese iyo dutwaye cyangwa se abatwara imodoka, twese twubaha feruje, ariko umwami ntashobora kubaha feruje cyangwa se perezida, sibyo? Bivuze ngo we iryo tegeko ntirimureba. Yego nari hejuru y'amategeko ngo ayice, ariko kubw'ubuzima bwe, kubw'impamvu ze, hari igihe ayo mategeko ayacaho. Umwami ashobora gusanga ufite inzu nziza, yayikunda akavuga ngo tumwubakira ahandi cyangwa se umwubakira ahandi, kandi koko akubakira ahandi, aho hantu akahatura. Ariko abaye ari njyewe, twajya kuburana. Ariko se watsinda perezida? Bivuze ko umwami rero akomeye. Umwami ashobora gusanga abacamanza bagucirira urwo gupfa, akavuga ati uyu muntu umuhaye amahirwe ya kabiri yo kubaho. Amajoro baraye biga iyo dosiye, mu kanya gato bigahinduka zero. Bivuze ko umwami rero ari umuntu ukomeye, sibyo? Umwami arakomeye. Nakomeje kwibaza rero ikintu cyatuma umwami abura ibitotsi. Sanga hari umuntu umwe gusa watuma umwami abura ibitotsi. Mbere yuko ibi byose biba, hagiye habaho amasere y'ibintu byinshi bitandukanye, kimwe kigakorerwa ikinda, ariko byose biganisha ku kintu kimwe cyiza. Mu gihugu cy'Abamedi n'Abaperesi, bamaze gukuraho cyangwa se gusimbura ubwami bw'i Babuloni, Abayuda ba mbere batashye mu mwaka wa 538. Ubwo Kuro yaramaze gushyiraho uburyo bataha, batashye. Abayuda ba mbere batahanye na Zerubabeli. Hashize indi myaka 50 batahana kandi na Ezira. Uko Abayuda batashye,
hari abasigaye. Uko hari abasigaye niko ingoma zagiye zikurwaho izindi zimurwa. Batahana n'umwami wita Kuro. Kuro amaze gupfa, ubwami bwe bufatwa n'Abamedi n'Abaperesi. Bufatwa n'Abakarudayi. Abakarudayi bavuyeho bafatwa n'Abamedi n'Abaperesi. Kuri iyo ngoma y'Abamedi n'Abaperesi niho hariho umwami Asuwerusi. Ariko mbere gatoya ku ngoma ya Dariyo, bamaze gufata Berushaza, bamaze kumwica, Dariyo yima afite imyaka 62. Danieli yari yaraye atoranyijwe kwambikwa wa mwambaro ukomeye, kuko yari yasobanuye inzozi ziri ku gikuta zivuga ngo meni tekeri ufarisi, washyizwe ku gipimo uboneka utuzuye. Uwo mwami arangije ngo amwambika umudari, arangije aramwekonesa. Uwo munsi Danieli ahinduka umuntu ukomeye. Hallelujah! Afata Danieli amwambika umudari ukomeye. Iryo joro umwami arapfa, ingoma irahinduka ifatwa n'Abamedi n'Abaperesi. Umwami ntiyaje ngo akureho abakoranaga n'umwami wa mbere, ahubwo yaraje ahitamo Danieli gukorana nawe. Kuri iyo ngoma ya Dariyo niho Danieli yagize ibibazo bikomeye, bagenzi be bamugirira ishyari. Danieli rero arasenga ngo bene uwo bazataye barataha. Ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi bwagize igihe kirekire cyane. Danieli arasenga, bamwe barataha abandi barasigara. Impamvu bamwe basigaye muri icyo gihugu, bari bafite amikoro, bafite ubutunzi, bareba kuva iyo bari banezerewe gusubira i Yerusalemu, babona nta mpamvu, kuko kuva i Yerusalemu, kuva aho ngaho bari berekeza i Yerusalemu bahagendaga amezi 4. Ikindi, kuva mu gihugu cy'Ubwashuri, Zayirake na Zayirani, kugira ngo bazava aho ngaho, nabivuze ngo bagendaga amezi 4. Basanga nta mpamvu n'imwe rero yo kuva aho ngaho, bigumira aho ngaho. Muri abagumye aho ngaho rero harimo umugabo witwaga Morodekayi. Yari akiri umwana, afite abavandimwe be babyara umwana witwa Hadasa. Hadasa bisobanura ngo ni igiti gihumura neza, parufe. Afata izina ry'Abamedi n'Abaperesi, afata iryo zina ry'Abamedi n'Abaperesi. Ariko nubwo bari aho ngaho, kubwo kutagaragaza imibereho yabo n'idangite yabo, ntabwo imitima yabo yigeze iva ku Mana. Ariko haleluya! Afata izina ry'Abamedi n'Abaperesi. Mu Gikarudayi yitwaga Esiteri. Esiteri bisobanura inyenyeri. Ugupfa kwa se wa Esiteri, yapfuye iwabo bapfuye uyu mwana akiri mutoya. Nta wundi muntu wari hafi ya Esiteri yari Morodekayi. Aramufata, aramuzana, babana aho ngaho, aramurera. Uku gupfusha ababyeyi cyari ikintu kimwe kizanye, kandi no kuba Morodekayi yari aho ngaho cyari ikindi. Aramufata, baturanya aho ngaho. Turahari kandi amen. Tubeho kandi haleluya. Kandi haleluya. Kuri icyo gihe rero cy'Abamedi n'Abaperesi, Asuwerusi yari afite igihugu gikomeye cyane, ciyemo amaprovince 120. Yaragiciyemo intara 120, kandi buri gihugu cyose cyari gifite umuguverineri ukiyobora, ariko afite minisitiri umwe w'intebe ugomba kumuha raporo ya buri kintu cyose. Iki gihe aba bantu ntibari bafite fax,
ntibari bafite telefone, ntibari bafite indege, ariko bararaga biyerangije bakamenya amakuru yose yabereye mu gihugu. Icyo natahuye niko ibwami hororerwaga amafarashi, ngo yatojwe kwiruka cyane, niyo yazengurukaga agatara amakuru. Uko bambukaga inyanja ntubimbaze, ariko bararaga bamenye amakuru. Haleluya kandi haleluya. Kugira ngo umwami abure ibitotsi haba habanje sere y'ibintu byinshi bitandukanye. Ntabwo umwami ashobora kubura ibitotsi gutyo gusa nta cyabaye. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Umwami ukomeye, ndi kwihuta, umwami ukomeye atumiza ibirori. Ibirori byagombaga kumara iminsi 180, amezi 6. Atumiza ibisonga, abaguverineri, abakomeye, aboroheje, abakene n'abakire. Arabatekeshereza, bararya, baranywa. Mu mpamvu imwe cyangwa ebyiri ibyo birori byahabaga, ngo kwari ukugira ngo umwami arebe ibisambo birya cyane n'ibinywa cyane. Impamvu ya kabiri, yari afite abasirikare n'abanyabwenge bagomba kwiga strategy y'urugamba rw'ahandi bagomba kuzatera. Nicyo cyatumaga atinza izo birori. Umwami watumije abantu ngo baze barye banezerwe, nawe ararya aranezerwa, arangije arasinda, arababwira ngo nimubyine, ngo batangira kubyina. Umwanya muto cyane atumiza uwo bita Vashiti, umugore we. Aramubwira ngo ngwino ubyine. Araza aramubwira ngo iyambura imyenda, nurangiza nawe ubyinire bano bantu. Ariko nubwo babaga barya banezerewe, babaga bategura strategy y'urundi rugamba rw'aho bazatera. Igihe uzaba urya unezerewe umeze neza, uzategure urundi rugamba inyuma. Igihe uzaba ubona ibintu bya bimeze neza, ubona bakubwira neza, ibyishimo ari byose, ntuzarye ntuzanywe utaryamiye amajanja. Igihe cyose ubona Imana iri kugirira neza, ubona ibintu byawe byose biriho bicamo, uzategura urundi rugamba. No mu gihe uzaba ubona ibintu byawe bitakimeze neza, ijwi ry'Imana ritacyumvikana muri wowe, impundu z'Imana zitakiri muri wowe, haleluya, uzategure aho uzabyarira amasezerano yawe, kuko uzaba umaze igihe utwite. Haleluya. Turahari rata, Imana ishimwe cyane. Babaga barya banezerewe bategura strategy y'urundi rugamba. Ahamagara Vashiti. Vashiti araza aramubwira ati ariko ni gute nshobora kwiyambura umwambaro ngambara ubusa imbere y'ibikomangoma bingana gutya narangiza nkabyina? Arangije aramurezona, arabyumva, asubirayo. Babatware bya bikomangoma baramubwira ngo umwami utegeka isi yose adushujuguje umugore. Ubwo natwe nitubwira abasha kubyina cyangwa se nitubabwira ibintu runaka bazadusuzugura. Bakomeza kurya no kwinywera. Umwami arongera ahamagara Vashiti, aramubwira ngo nakubwiye ngo ubyine uranga, kuva uyu munsi ndakwirukanye, ntabwo ukiri umugore. Umudamu wari uguwe neza, wari umeze neza, atakaza pozisiyo ye mu kanya gatoya. Umwami yanze n'indi umuramutse, umwami yanze n'indi umusura. Sibye ko asigarana ababyeyi be, kandi nabo iyo batwihakanye Imana ntitwihakane. Ariko haleluya, iyo batwihakanye Imana ntitwihakane. Vashiti atakaza pozisiyo ye mu kanya gato cyane. Vashiti ararengana. Birashoboka ko
waba wararenganyijwe, ariko Imana irenganura abarengana uyu mugoroba. Nari mvuze ngo birashoboka ko warenganyijwe, ariko Imana irenganura abarengana. Imana idacurwa kibera, Imana ibera hose icyarimwe. Uyu munsi nawe ikurenganure. Birashoboka ko hari ibyo warenganyirijwemo cyangwa se bakurenganyije, ariko Uwiteka Imana itabura uko ibigenza. Nawe uyu mugoroba Imana ikurenganure. Umaze igihe urenganywa, umaze igihe bakurenganya, ariko uyu mugoroba Imana ikurenganure. Vashiti atakaza ubwamikazi ako kanya. Yari afite ibirori nawe yateguye, we mu gikari n'abandi badamu. Ndashaka kwihuta, mfite iminota mike cyane, tugasengana Imana. Imana ishimwe cyane. Kadoreze Imana icyubahiro. Reka twongere Imana icyubahiro. Atakaza pozisiyo mu kanya gato cyane, ariko ndashaka kuza guhanura nkubwira ngo iri joro umwami abura ibitotsi ku buzima bwawe. Iri joro umwami abura ibitotsi ku buzima bwawe. Umwami bamuha icyo kurya akacyanga, bamuha icyo kunywa akacyanga. Ba bandi bamugiriye inama baragaruka, baramubwira ngo umva rero mwami, muri aya maprovince tuyoboye buri muntu wese afite umukobwa, kandi dufite abakobwa beza. Umwami arabyumva, reka mbabwire ngo ibintu by'abamisi ntabwo bitangiye ubu ngubu, byatangiraho bita i Babeli mu Bugiriki. Bari barubatse amafiteyantere atatu. Afiteyantere ya mbere bari barayubakiye kugira ngo bajye barwaniramo, umuntu ukubise undi akamwica bikarangira. Afiteyantere ya kabiri bari barayubakiye kuzanamo abakobwa beza basa nk'ibigirwamana byo mu ijuru. Afiteyantere ya gatatu bari barayubakiye kugira ngo bajye bayisambaniramo. Ntabwo ibyo abamisi bitangiye ubu ngubu, byatangiye icyo kera i Babeli. Baramubwira ngo dufite abakobwa beza, kugira ngo abakobwa bazave muri Afurika bagere aho ngaho byatwaraga imyaka 4. Moridekayi yarazi information z'ibwami, amenya ko abakobwa bariho bazi ibwami. Arangije afata Esiteri amucomekamo. Ariko Mana ya haleluya, amenya ko abakobwa bariho baza, afata Esiteri arangije amucomekamo. Umva cya kintu nababwiye, gupfa kw'ababyeyi ba Esiteri nubwo byari impanuka, ariko hari ikindi kintu Imana yari ibiteguramo. Komera Imana amashyi n'ubyumvishije. Acomekamo Esiteri. Ndasimbuka amateka menshi kugira ngo nsoze senga n'Imana. Uwo munsi baravuga ngo umwami natamushima azatwica. Harabaga ari dekoro barindaga umwami, hakaba n'abandi barinda ku marembo y'ibwami uko umwami yinje nuko asohoka. Barababwira ngo iri joro tugiye gukora kudeta twica umwami. Babibwira ba bandi bari ku marembo yinjira n'abasohoka. Moridekayi yari kumwe nabo, arangije abita mu gutwi, amenya ko bagiye kwica umwami. Uko yasabye audience yo kujya ku mwami ntumbaze, Moridekayi arazamuka abibwira umwami ko bari buze kuza kwica umwami muri iryo joro. Biragenzurwa, basanga nibyo
birangije byandikwa mu gitabo ngo Moridekayi w'umuyuda yareze abagabo b'inkoni bashaka kwica umwami. Full stop. Birandikwa, birabikwa mu gitabo cy'ubucurabwenge. Haleluya! Ariko haleluya! Imana ishimwe cyane. Birandikwa, birabikwa. Ibintu byose wakoze, abantu wagemuriye bashonje, abantu wasuye barwaye, abantu wambitse bambaye ubusa, hari ahantu byanditswe. Haleluya! Ibintu byose wakoze mu buzima bwawe byiza, hari igitabo byacizwemo, biraza gutera Imana kuri ibitotsi, biraza gutera Imana kuri ibitotsi ku buzima bwawe. Imana igira ikintu kwibukiraho, ariko Imana ishimwe, Imana ihimbazwe cyane. Ijoro umwami aburamo ibitotsi. Riba ari ijoro ridasanzwe. Umwami mu mbaraga ze, mu gukomera kwe, akara adasinziriye, igihugu cye kimeze neza, atabura yatabwiriwe, ariko akabura ibitotsi kubw'umuntu umwe gusa. Iyo usomye igitabo cy'imigani 21, Bibiliya iravuga ngo umutima w'umwami uri mu kuboko k'Uwiteka, awuganisha aho ashatse, nk'uyobora amazi mu migende yayo. Iyo Imana ifashe umutima w'umwami iri kuwuyobora iwuganisha aho ishatse, bigahura n'umuturage wari ufite ikibazo akamusigira umugisha, bigahura n'umuturage wari ugoye akamukemurira ikibazo. Ariko haleluya! Kuko umutima w'umwami uri mu kuboko k'Uwiteka, ni uwuganisha aho ashatse, kuyobora amazi mu migende yayo. Twese twemera umwami, cyangwa se umwami ari hejuru y'abantu bose, ariko hejuru y'umwami hari Imana ishobora kumanipiwa umutima w'umwami ikawuganisha aho ishatse. Ariko haleluya! Hejuru y'umwami hari Imana ishobora byose, ishobora kubuza umuntu gusinzira. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Katwongera Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Reka twongere Imana icyubahiro. Umwami abura ibitotsi, gusinzira biranga mushumba. Birandikwa ko Moridekayi ari we wareze bagabo bashakaga kwica umwami, babishyira mu gitabo. Biragenzurwa bisanga nibyo. Imana ishimwe cyane. Katwongera Imana amashyi menshi cyane. Reka twongere Imana amashyi ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi nabivuze ngo ushobora kuba uri kwibaza ngo niki Imana iri bukore, ese niki Imana iri bumvugeho. Ariko nakoze ijambo rivuga ngo iri joro umwami abura ibitotsi. Umwami abura iki? Abura ibitotsi ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Munyemere ntange ino message, ndumva yakomeje kumbyiga. Haguruka ngo uhanure muri iri jambo ry'Imana. Wowe urebye inyuma nyine, Imana y'Isiraheli ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Uyu munsi ni umunsi utazagaruka ku buzima bwawe, ariko ni n'umunsi Imana ihagurutse kuza ku buzima bwawe. Suko indi minsi itigeze ihaguruka, ariko Dawidi yaranditse aravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, nko gusuza umutima k'umukene,
nonaha ndahaguruka, kandi nimara guhaguruka ndaza gushyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Si marayika utumwe, si Gaburiyeli utumwe, si undi wese utumwe, ni Imana ihagurutse ku buzima bwawe. Ibyakurwanyaga, ibyaguhigaga, ibyakugenzaga, Imana ibyambuye ijambo muri aya materaniro. Bivuze ngo hari ahantu Imana imanukiye kuza kurwana intambara wigeze urwana ikakunanira, ariko aho hantu warwanya ugatsindirwa, aho niho Imana ije ku buzima bwawe. Bivuze ngo muri amasengesho Imana itanze imbaraga ku buzima bwawe. Imana yagutsindishirije urugamba warwanaga, si urwawe n'urw'Imana, ariko muri aya materaniro Uwiteka Imana yagurukiye kuza kugutsindishiriza. Mu bantu Imana ihaye icyo bita umunezero, mu bantu Imana icyo ihaye amahoro, nawe urimo. Muri aya masengesho Uwiteka Imana gucira inzira hatari hari inzira. Imana igucira inzira hatari hari inzira. Nimba hari umuntu Imana ifunguriye urugendo, nawe urimo. Nimba hari umuntu Imana ifunguriye inzira, nawe urimo. Nimba hari umuntu Imana yahaye akazi keza, nawe urimo. Nimba hari umuntu Imana itayiteka, reka dukomere Imana amashyi, kuko Imana imuteye iteka. Muri aya masengesho urahashubirijwe. Muri aya masengesho wakwiye igitangaza cyawe. Muri aya masengesho wakwiye ubwiza bw'Imana. Imana ikoze ku mutima wawe. Imana irakubatse kandi urubakitse. Satani w'igihe kirekire cyane washaka kugusenya, kugusenyura, Imana imukuye ku buzima bwawe. Bivuze ngo hari uburinzi Imana itanze ku rugo rwawe, kandi akira kubyara byihuse. Katwengera Imana amashyi menshi cyane. Katwengera Imana amashyi menshi cyane. Katwengera Imana amashyi menshi cyane. Ijoro umwami aburamo ibitotsi, nawe iri joro hagira umuntu uri ibitotsi ku bwawe. Hagira umuntu Imana ibuze ibitotsi. Hagira umuntu Imana ikomaga ku mutima. Ariko nta muntu ubyumvise ngo azamure ngo amen. Nta ubyumvise ngo azamure ngo amen. Birandikwa, birangije, birabikwa. Igitabo baragipfundikira. Ndashaka kwihuta. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Munyemere tujyane sifa kwa Mungu. Birandikwa ko Moridekayi ariwe wareze abagabo, ariko ntihagira ishimwe, ntihagira icyo ahembwa, ariko birandikwa. Ibintu byinshi wakoze hari ahantu byanditswe, hari ahantu byabitswe, ariko iri joro uraza kwibukwa n'Imana. Kandi ubwo ndahanuye muri rusange, ariko ijoro uraza kuza kwibukwa n'Imana. Imana aza kukwibuka. Papa haguruka nkuhanure. Ndatanga message, wowe nyine wambaye agapira k'icyatsi. Imana itabura uko ibigenza, Imana ya Isiraheli. Imana itanze icyo bita abana b'umugisha mu biganza byawe. Bonye Imana ibaha abana byihuse. Imana itanze abana bihuse, kuko Uwiteka Imana yavuze ngo arakubatse kandi urubakitse. Nyuma y'uko Imana itanze abana, itanze akazi k'umugisha. Itanze akazi k'umugisha. Abari bicaye ku ntebe yawe Imana bakuyeho. Imana ikwishaje kuri y'umugisha. Ugiye kubona ikimenyetso, kuko wateranye ukaza muri aya materaniro. Ugiye kumva ikimenyetso cy'ibyiza ku buzima bwawe, kuko Uwiteka Imana ateyeho kashi. Kuko Uwiteka Imana arasinye ntawe uzasinyura. Arasinye ntawe uzasinyura. Arasinye nawe uzasinyura. Imana iguhaye impozamarira. Imana iguhaye impozamarira. Imana iguhaye impozamarira, kuko Imana ikwishaje ahagutse. Kandi mbere y'uko ibyo biba, hari umuntu Imana ibujije ibitotsi. Hari telefone y'umugisha ugiye kwakira. Pisala kosita lawa a. Hari telefone y'umugisha ugiye kwakira. Ntabwo birenga uko kwezi kwa gatanu, kuko Uwiteka Imana akugereye iyo ngiyo aho utabasha kugera. Arakuvuganiye, kuko yadusigiye umwuka. Aravuga ngo simbasize nk'imfubyi, mbasigiye umufasha. Uyu nguyu ntabwo azabura kubana namwe. Kandi Imana ikongeye izindi mbaraga.
bandi kwengeye izindi mbaraga, kuko uri umukozi wayo, uri umukozi w'Imana. Igihe kirageze cy'uko Uwiteka Imana aguhagurutsa mu zindi mbaraga, kuko impano zawe Imana yongeye kuzatsa. Komera Imana amashyi ariko mu izina rya Yesu. Komera Imana amashyi mu izina rya nde? Rya Yesu. Uhagurutse gatoya nguye message ya madamu wawe mwazanye. Okay, niyihagurukire wowe wicare niba mwazanye. Mama, Bibiliya iravuga ngo urugo n'amatungo tubihabwa n'ababyeyi, ariko umugabo n'umugore tumuhabwa. Hereza Imana icyubahiro kuko Uwiteka Imana yaguhitiyemo. Imana ibahaye amasaziro meza, kandi Imana ibahaye kurambana. Nta kizabikuraho, nta kizabisenya, kuko icyo Imana yafatanyije ntawe ugitandukanya. Agahinda nigashire, kuko mu nda yawe harimo amahanga abiri. Turahanuye profeti, harimo amahanga abiri, harimo amahanga abiri mu nda yawe. Bivuze ngo uzabyara impanga. Komera Imana amashyi rero, azabyara impanga, nta wabizirika, nta n'uwabikuraho. Ni Imana ibivuze, biri muri bo. Ni mubakira abo bana, kuko mukimara kwakira abo bana, Imana ifunguye inzu. Imana ifunguye inzu ku buzima bwanyu. Ababarwanyije, ababapinze, Imana ya Isiraheli mwubashye ije kubashyira hejuru. Imana ibahaye ijambo kandi irabakomeje, kandi aho hantu mwicaye muhakuye umugisha. Izo nawe mwicayemo muzikuyemo umugisha, kuko Uwiteka Imana uko agenderera abandi namwe arabagendereye. Nta bukene, nta nzara, nta nyota, iyo lasini mesokota bizinjira iwanyu, kuko mwubashye Imana, mwakoreye Imana. Uwiteka abatuje ahagutse, Uwiteka abashyize ku munara muremure cyane. Cyangwa nigire mu mateka uyu munsi, niyo mpamvu ntacyo bitwaye, ariko haleluya. Imana ishimwe. Sukuma. Birabaye. Imana igukwiye inyuma y'amarido. Ni wowe nkubwira nyine uri kureba ha. Imana igukwiye inyuma y'amarido nawe. N'Uwiteka Imana itabura uko ibigenza, iragushumbushishe. Imana gushumbushishe, iguhanaguye amarira y'igihe kirekire cyane, kandi abana bawe Imana ibajyanye kwiga mu gihugu cyo hanze. Ni ku Uwiteka avuze, kuko Imana ikinguye imiryango, kuko Imana ikinguye inzira. Ibirenze kuri ibyo ngibyo, Imana iguhaye amafaranga, ugiye gukora bizinesi ebyiri zitandukanye, kuko Uwiteka Imana agize icyo arema kandi aragikomeje ku buzima bwawe. Wararwanye ariko urangije usa nkaho ugenda utsindirwa mu nzira, ariko Imana ikongera izindi mbaraga. Tuzongera gutsindwa n'umunsi na rimwe, kuko Uwiteka Imana aguhaye icyo kuvuga, kuko Uwiteka Imana aguhaye icyo gukora. Bivuze ngo uyu munsi wa none nawe ubaye umugisha muri famiye, kandi hari urupfu Imana ikuye muri famiye yawe. Mama wawe yego, Imana imukuyeho urupfu, mukuyeho urupfu rutunguranye, yaragiye gupfa cyengutse, ariko Uwiteka Imana arabikoze. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Reka twongere Imana amashyi mu kuboko kw'Imana. Reka tuzamure haleluya, tuzamure haleluya. Amina, amina, amina. Eri haguruka. Ikintu ngiye guhanura ubyandike, kuko n'umwuka ubimbwiye. Ukwezi kwa gatandatu kubaye ukwezi k'umugisha ku buzima bwawe, kubwo umurimo w'Imana uri gukora muri iyi minsi none bigoye. Mwuka w'Imana aranyongoreye ngo ninkubwire ngo mu kwezi kwa gatandatu Imana nayo ikuzaniye umusamariyakazi. Mu buzima bwacu tuba dukeneye umuntu umwe ushobora kuza agahindura amateka yacu. Si abantu benshi, ni umuntu umwe. Uwo nguwo rero ni Imana ikuzaniye. Mu kwezi kwa gatandatu kubaye ukwezi k'umugisha ku buzima bwawe. Ukwezi kwa karindwi ni ukwezi Imana izamuye izina ryawe, ni ukwezi Imana igushizeho ikindi kimenyetso kandi cy'imbaraga. Igiye kugukoresha ibikomeye uyu mwaka,
kuko Uwiteka Imana ya Israheli ibikoresho byose wari ukeneye mu nzu y'Imana urabyakiriye mu kuboko kw'Imana. Kuko uwo Musamariya yaraje n'Imana imubujije amahoro, ariko ijoro umwami abura ibitotsi. Ntabwo Imana yakwirengagiza ibyo wakoze, ntiyakwirengagiza abo wagaburiye, ntiyakwirengagiza abo wambitse, ntiyakwirengagiza abo wasuye, ariko bigatera Imana kubura ibitotsi ku buzima bwawe. Tisa atopo sakodra itabura uko ubigenza. Yavuze ngo iciye inzira hatari hari inzira, ni nayo itembesha imigezi mu butayu. Uwiteka Imana agwishije imvura y'umugisha mu biganza byawe, agwishije imvura y'umugisha mu biganza byawe. Wari umaze iminsi ubiba ariko ntusarure, ariko mbonye usarura mu mahegitari menshi cyane. Uwiteka Imana aguhe gusarura ahantu henshi hatandukanye. Kadukwemo n'Imana amashyi mu izina rya Yesu. Birandikwa ko Moridekayi ari we wareze abagabo b'inkone bashakaga kwica umwami. Barabigenzura basanga koko nibyo niwe wabareze. Reka twihutishe. Birandikwa, birangije birabikwa. Umwami areba umuntu yizera aramubura. Aravuga ati bene wacu ni abagome bashaka kuzanyica. Yizera Hamani w'Umwagagi. Ntabwo Hamani yakomokaga mu Baperesi. Hamani yavukaga mu gihugu cya Kanani ku musozi wa Edomu. Bene Esawu bafite icyo bapfana n'Abimeleki. Amugira minisitiri ukomeye cyane. Hamani akajya afata ibyemezo, Hamani agatanga amategeko, agasinya ntihagire usinyura. Hamani ahabwa byose, ariko aravuga ngo buriya buzamu bwo ku marembo iyo ntambutse ntibupfukamira. Imana ivana umuntu mu butindi ikamushyira hejuru. Nanditse ijambo cyo kuri status ndavuga ngo bijyoroha cyane gutegekesha igitugu, ariko gutegekesha cyangwa se kuyoboza umutima w'Imana biragoye. Hamani aravuga ngo buriya buzamu butamfukamira uyu munsi wa none, ntanze itegeko yuko mwese ninjya ntambuka mugomba kujya mujya gute mumfukamira. Agatambuka bagapfukama, Moridekayi ntapfukame. Bibabaza Hamani cyane, aragenda atanga raporo ku mwami aravuga ngo hari Abayuda batataniye mu gihugu badafite icyo batwaye n'icyo bamaze, ariko atanga ibirego byinshi cyane. Ashaka kuzica nde? Moridekayi n'Abayuda. Moridekayi arabyumva, yambara ibigunira, arangiza azenguruka Ishushani, isimbutse ibintu byinshi, agenda aragenda aboroga ngo Esiteri arabyumva abibwiwe n'abantu, kuko hari itegeko rivuga yuko umuntu wese uzagera ku rugo rw'umwami yambaye ibigunira azicwa. Moridekayi asoreza ku rugo rw'ibwami, babibwira Esiteri yuko Moridekayi ari ku rugo rw'ibwami kandi yambaye ibigunira, amwoherereza imyenda yo kwambara. Moridekayi arayanga, amwoherereza urwandiko aramubwira ngo Abayuda twese twasabwe yuko turi bwice, nimba uri budukize nicyo cyatumye Imana ikujyana aho ngaho. Ariko haleluya, ndi kwihuta. Sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu. Bapanga amasengesho, basenga yitatu. Namenye neza ko igihe basengaga iminsi itatu nta jwi ry'Imana bumvishije, nta muhanuzi wagiye muri Zomeri, ariko bituma Esiteri
ahagurukana amavuta y'igikundiro, amavuta y'ubwiza avanye muri tuwajuru. Iyo uvuye muri tuwajuru hari ubundi bwiza Imana ikwambika. Iyo uvuye mu yitatu hari andi mavuta Imana igusiga. Tuzamure haleluya. Ariko Mana ishimwe, Esiteri bava mu yitatu baravuga ngo naho Imana yacu itavuganye natwe, ariko Imana yatwumvishije. Gusenga ntibivuze ko Imana iri buvuge, ahubwo gusenga bivuze kwizera yuko Imana yumvisha gusenga kwawe. Uyu munsi wizere, kuko waje gusenga, waje guterana naho Imana itavuga. Wizere ko Uwiteka yumvisha gusenga kwawe. Esiteri yari amaze iminsi 30 abaye umwamikazi, kandi hari itegeko rivuga yuko nta mugore w'umwami ugomba kujya kureba umwami. Yabaga afite abagore benshi, ariko afite umugore umwe yambika ikanzu nziza n'ikamba ryiza, kandi wagomba kujya kumureba ari uko wasabye uruhushya, kuko hari itegeko rivuga yuko umuntu damu wese ugiye kureba umwami atamutumiye agomba kwicwa. Esiteri rero ava mu yitatu agenda nta randevu afite. Aravuga ngo icyo gusa ngewe ngendeye ni ukurenganura bene wacu. Umwami yanyica atanyica, ariko ndagiye nihutishije. Hari icyumba umwami yicaramo abyutse ameze neza. Icyo cyumba yabaga cyicayemo areba abaturuka mu marembo hariya, ngo agiye kubona abona Esiteri aratambutse. Natagira arangiye atambuka Esiteri atatumiwe. Aragenda, umwami akimubona amutunga inkoni. Ndumva hari umuntu Imana itunze inkoni muri amateraniro. Ndumva hari umuntu Imana itunze inkoni. Ariko haleluya, ndumva hari umuntu Imana igiye gutunga inkoni muri amasengesho. Imana igutunga inkoni, Imana igutunga inkoni mama, papa, Imana igutunga inkoni wa musore we, Imana igutunga inkoni uyu mugoroba, Imana igutunge inkoni. Zamura haleluya. Amutunga inkoni. Iyo wayikoraga ku isonga ryayo warapfukamaga. Esiteri arapfukama, ataragira icyo asaba. Umwami aramubwira ngo umva, saba icyo ushaka uragihabwa. Esiteri ataravuga kubera bwa bwiza, kubera amasengesho, ataragira icyo avuga. Imana ikora ku mutima w'umwami. Saba icyo ushaka, saba icyo ushaka uragihabwa. Umva agaciro k'amasengesho. Umva agaciro k'amasengesho. Turasenga umwuka w'Imana akirukanka agakora ku mitima y'abantu bafite igisubizo cyacu, tutari twavuga, tutari twasaba, bakamenya icyo dukeneye. Aramubwira ati saba icyo ushaka uragihabwa. Aramubwira ati mwami, ejo nzaba natetse nakaranze neza, wowe uzaze dusangire. Ariko mwami ntuzaza wenyine, uzazane na ka gisonga gikomeye cyitwa Hamani. Iyo aza kuba ari wowe nanjye, wahise kwita uvuga ati rwose mwami, hari umwagaga utumereye nabi. Ariko Esiteri agira ubwenge bwo kumenya icyo asaba. Nugera imbere y'umwami, nugera imbere y'Imana, ntugapfe kuvuga ibintu byose ubonye. Ujye umenya icyo uvuga, umenya n'icyo usaba, kandi ugisabe mu gihe nyacyo, mu gihe gikwiriye. Haleluya. Impamvu dusa ntiduhabwe, dusaba mu gihe kidakwiriye. Fete arayitegura, fete iraba. Fete imaze kuba, baraza bararya. Aramubwira ati rwose Esiteri mugore nkunda, saba icyo ushaka. Aramubwira ati Imana imarigo ya kabiri, nongeye ntegura indi fete ya kabiri. Hereza Imana icyubahiro. Ategura indi fete ya kabiri. Hamani
Hamani ariruka ajya kubwira umugore we n'inshuti ze ati noneho umwamikazi ninjye rwose yemera ninjye atonesheje, n'uyu munsi yantumiye mu nkera, n'ejo yongeye kuntumira, ariko agasuzuguro kura mu Yuda Moridekayi. Mubanze mushinga igiti cya mikono 50, kuko mbere yuko ndi bujye ku nkera y'umwami nkabanza nkarya, ndaza gusiga mbanje kumumanika, kuko nanze agasuzuguro k'Abayuda. Byari nka saa 3. Haleluya! Byari nka saa 3. Iryo joro umwami abura ibitotsi. Iryo joro Moridekayi buri buce mu gitondo bamumanika, umwami abura iki? Abura ibitotsi. Mana ishimwe, abura ibitotsi. Baraza Esiteri araza ategura Hamani mu gitondo arazinduka nka saa 1 asa mu rugo rw'ibwami kugira ngo amuhe randevu, amuhe kashi neza yuko agomba kujya kwica nde? Moridekayi. Kumbi iryo joro umwami yabuze ibitotsi. Hari ibitabo byinshi agomba gusoma, ariko ahamagaza igitabo cy'ubucurabwenge. Asoma arasanga ngo Moridekayi w'Umuyuda wareze umwami, waburiye umwami bagiye kumwica, birandikwa birabikwa. Arabaza ngo mbese uwo Moridekayi, abaza abarinzi ati mbese Moridekayi hari ishimwe cyangwa hari icyubahiro? Baravuga ati mwami rwose wapi. Ati ninde uri mu rugo rwanjye, ninde uri mu rugo aho ngaho? Baravuga ngo ni Hamani. Hamani yaraje gusaba kugira ngo ajye gusiga amanitse Moridekayi, abone kuza mu nkera umwami yateguye n'umugore we. Uwo mwanya baramuhamagaza. Hamani araza, umwami aramubwira ngo mbese uwo umwami akunze kubaha bamugendereza bati? Hamani yibwira ko nta wundi umwami akunze kubaha kumuruta. Aravuga ngo njyewe bamuhe ikamba ry'umwami, ifarashi y'umwami, umwambaro w'umwami, nibarangiza mutambagize ishushani hose, nibagera muri kapitali hagati bahagarare bavuga ngo dore umwami akunze kubaha. Arabamubwira ngo hatabuzeho na kimwe, uko bivuze gutyo huta ugenda ubikore Moridekayi w'Umuyuda wicaye ku irembo ry'ibwami, hatabuzeho na kimwe. Haleluya! Hatabuzeho na kimwe, ubikorere Moridekayi ku Muyuda. Aragenda Moridekayi araza, byose baramukora, baramwambika, bafata ifarashi y'umwami bashyiraho ikamba, baramuzengurutsa ishushani hose. Asubira ku mugore we Jereshi n'inshuti ze, baramubwira ngo ubwo utangiye gucogorera imbere y'Umuyuda Moridekayi, nimba ari uwo mu bwoko bw'Abayuda, nimba ari uwo mu bwoko bw'abatoranyijwe, nimba ari umwana w'Imana, nimba ari umurakore, nimba ari uwasenze, nimba ari umuyi n'Imana, ari uwo mu bwoko bw'Abayuda bw'Abayumbe, ntabwo uzamushobora. Ayayayayayaya, ariko tuzamure haleluya. Nimba ari uwo mu bwoko bw'Abayuda tuzamushobora, 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 ntabwo uzamushobora. Mana ishimwe, Mana ihimbazwe cyane, katuzamura Imana icyubahiro. Ndabura 5. Mana ishimwe cyane. Reka muri 5 nyihandure mu dusenge n'Imana. Mana ishimwe, sinkunda kwisha igihe bakira Imana, kadureze Imana icyubahiro. Kandi nengeze haryoshye, narengeze haryoshye, ariko ntacyo sifa kwa Mungu. Zamura ibiganza gusa ngurikira Imana imbwiye. Mana igeze mu rugo rwawe, igihe kirageze cy'uko ugiye kujyuzana n'umugabo wawe hano. Igihe kirageze cy'uko ugiye kujyuzana n'umugabo wawe hano, kuko Imana igiye gukora ku mutima we. Niba gukora ku mutima imwemeze,
buri cyumweru atakoze mujye muzana ahangaha, kuko Uwiteka Imana imukoze ku mutima, imuhaye agakiza, iramwemeje. Amajoro waraye, iminsi wasenze, icyifuzo watanze, ntabwo Imana iribuze kuza kwiyumanganya. Mana ishimwe cyane. Umva rata wowe haguruka. Yego yes. Imana iguhaye kategori ikomeye. Yego. Cya kabiri, Imana ya Israheli itabura kubigenza. Mana ndabiba utogose. Imana itabura kubigenza. Ni Imana igukoreye connection, mbonye connection. Ari Imana yikoze. Mbona hari umuntu Imana iguhuje nawe, ariko mbona uyu muntu akubereye umugisha. Bituma uva mu Rwanda, bituma uva mu Rwanda. Bivuze ngo nimba ari ibyangombwa byari bikenewe, nimba ari amafaranga yakiriye, kuko Uwiteka Imana aragushubije. Ibyifuzo wasengeraga Uwiteka Imana arabyakiriye. Ugiye kubona ikimenyetso cy'ibyiza muri uku kwezi, nawe kwa gatandatu ni ukwezi kumugisha kwawe. Reka twengere Imana amashyi, reka twengere Imana amashyi, reka twengere Imana amashyi. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Aravuga ngo nimba ari uwo mu bwoko bw'Abayuda, ntabwo uzamushobora. Hari ubwoko butarwanywa, hari ubwoko butavumika, hari ubwoko butarogwa. Imana ishimwe cyane. Ibintu byinshi waciyemo by'ubuzima bugoye, igihe cyageze cyuko Imana ikusanya utwo tuntu twose tw'ubuzima bugoye wagiye ucamo, Imana igahinduramo igisubizo cyawe, Imana igakuramo ishimwe rikomeye. Nubwo ari impanuka, nubwo biryana, nubwo bibabaza, ariko Imana ije kubukusanya bwose. Nibara kubukusanya, ikuremo igisubizo cyawe. Imana ihimbazwe cyane, Imana ihimbazwe cyane. Ijoro umwami aburamo ibitotsi. Morodekayi bamutambagiza umurwa w'Ishushani, bavuga ngo dore umwami akunze kubaha, dore uburyo bazajya bamugenza. Reka duhereze Imana icyubahiro. Minota yanjye irarangiye, sindenzaho n'umwe, ubwo simvuza andi mateka n'ibindi byose. Reka dusenge Imana. Iyo minota bamaye kandi sinshaka kuyirenza. Nyuma yanjye hari abandi bakozi b'Imana. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge Imana. Ariko haleluya, ariko haleluya. Katuzamura Imana icyubahiro. Ijoro umwami aburamo ibitotsi, Imana yibuke, Imana yibuke bya bindi, Imana yibuke. Iri joro uyu munsi Imana ibura ibitotsi. Hagira umuntu Imana ibura ibitotsi ku buzima bwawe. Narangiza wakira igisubizo cyawe. Turagushimiye Imana ya Israheli. Ndagira ngo dusenge Imana, turagushimiye Imana ikomeye. Nyemerera iri jambo rya rishora imizi mu mitima y'ubwoko bwawe. Hagira umuntu uri bitotsi ku buzima bwabo, kubaryumvishije kandi bakaryakira. Nyemerera iri jambo rigira imbaraga, nyemerera iri jambo rishora imizi muri buri muntu wese mwami. Kandi hagira umuntu uri bitotsi ku buzima bwabo, hagira umuntu uri bitotsi ku buzima bwabo. Iri joro mwami baha ikimenyetso ndetse cy'ibyiza. Dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu, amen.